Ibihe byiza mfite abakunzi ba Talk Rwanda mwigomana natwe migano dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri ziba zigiye zitandukanye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kagarama mu kagari ka Rukatsa mu mudugudu wa Nyacyonga hari umukobwa ukora akazi ko gutwara abantu n'ibintu ku igare akazi kazwi nk'akazi k'ubunyonzi. Uwo mukobwa akaba yitwa Donata Nyiratabaro akaba akora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu ku igare akaba akora aka kazi nyuma yo gusubika amashuri yisumbuye aho yarageze umwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye aho yigaga mu ishami ry'imibare ubukungu n'ubumenyi bw'isi ibizwi mu ndimi z'amahanga nka Mathematics, Economics and Geography cyangwa se MEG. Donata umurimo wo gutwara abantu n'ibintu akabokorera mu duce twa Kagarama na Kicukiro Centre. Avuga ko akazi ke k'ubunyonzi ari akazi kamutunze mu buzima bwe bwa buri munsi ndetse akabashishikariza n'abandi gukora ako kazi. Donata ubundi yavukiye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Gisagara mu murenge wa Mamba. Akaba yaravukiye mu karere ka Gisagara gusa yaje kuza mu mujyi wa Kigali ubwo yaraje kwiga umwuga w'ubwubatsi. Hakaba hari mu mwaka wa 2023. Avuga ko kugarukira mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye byari byanze ahitamo kuza i Kigali gushaka ubuzima. Gusa avuga ko hari umuntu wamushutse amubwira ko i Kigali hari akazi kandi azahabona ubuzima bwiza. Gusa nyuma avuga ko yaje kubona ko yamubeshyaga nuko ahitamo kwiga umwuga w'ubwubatsi. Gusa nyuma yo gusoza kwiga umwuga w'ubwubatsi yagiye ahuriramo n'imbogamizi zigiye zitandukanye nuko ahitamo kubihagarika ayoboka inzira yo gutwara abantu n'ibintu ku igare kandi avuga ko ari ibintu akora akunze kuko bimutunze mu buzima bwe bwa buri munsi. Donata mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Imvaho Nshya avuga ko sosiyete abamo imwakire neza kubera ukuntu yaserukiye abakobwa mu mwuga akora umunsi ku munsi ndetse avuga ko byagaragariye mu kwinjira muri koperative y'abanyonzi akoreramo aho byamusabye amafaranga 20,000 mu gihe abandi babaka amafaranga 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Gusa we kubera ari umukobwa muri koperative bakaba baramukuriyeho amafaranga agera ku 30,000. Donata avuga ko yaje i Kigali azi kaje mu buzima bwiza gusa agasanga yaribeshyaga cyane kuko ubuzima bwatangiye kumugora ubundi ahitamo kugura igare mu mafaranga yarakuye mu murimo w'ubwubatsi yari asanzwe akora. Avuga ko mu buzima busanzwe yari asanzwe azi gutwara igare. Akomeza avuga ko mu mujyi wa Kigali nta mirimo yari ihari ngo yari guhinga nuko rero akaba ari impamvu yahisemo gutwara abantu n'ibintu ku igare. Donata akomeza avuga ko akiri umwana yumvaga azaba umumotari gusa kuko ubuzima urugendo ari gake gake avuga ko na moto azashyirwa yigezeho. Donata avuga ku bijyanye n'abagenzi atwara umunsi ku munsi avuga ko hari abatwara bamwishimiye kuko ari umukobwa gusa avuga ko hatabura n'abanga ko batwara kuko ari umukobwa cyangwa umugenzi atwaye akanga kumwishyura gusa avuga ko umuntu utaguciye amaboko ntacyo aba agutwaye. Avuga ko ikimufasha ari ukwigira icyizere mu byo akora kandi avuga ko mu buzima bwe adakunda umuntu umusuzugura bitewe n'icyo yabamusabye akaba ari nayo mpamvu yahisemo kwikorera. Mu buzima bwe bwa buri munsi avuga ko abyuka agafata igare rye akajya mu gushaka abagenzi ubundi saa sita zagera akajya gufata ifunguro rya saa sita. Donata avuga ko nta kintu yahombye kuba atabayeho ubuzima nk'ubw'abandi bakobwa bo muri Kigali babayemo kuko we agira inama abakobwa gukura amaboko mu mifuka bagashaka imirimo bakora. Abantu bamwe bakorana mu gutwara abantu n'ibintu ku igare bavuga ko akazi ke agakora neza kandi akagakora gakunda atigana kandi ngo bamubonamo icyizere cyo kuzatera imbere. Ibyo si bivugwa nabo bakorana gusa kuko nabo baturanye nabo bemeza ko ari umukobwa afite indangagaciro za Kinyarwanda ko akunda umurimo akora umunsi ku munsi. Ubundi imibare y'ikigo cy'ibarusha imibare mu Rwanda igaragaza ko mu mpera z'umwaka wa 2024 urubyiruko rurenga 1,013,000 rutari rufite akazi gusa mu mwaka wa 2025 mu kwezi kwa 8 imibare y'iki kigo igaragaza ko 13.9% biri hagati y'imyaka 17 n'imyaka 25 ari byo bitari mu kazi. Ngayo nguko ahari wenda Donata afite icyo kwigishije gusa nakubwira ngo kora ibyo ukunda ubundi Imana izabiguheramo umugisha. Reka ngushimire we banye nanjye kuva ku munota mbere kugera kwa nyuma. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Talk Rwanda nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya natwe ibiganiro byacu bya buri munsi. Reka ubwire ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza mu byo ukora byose.